Alo. Yes, hello. Muraho neza mukomere cyane muntu wanjye tubahaye ikaze. Mukomere nawe. Dukomerane twese hamwe mumeze mutemerewe mutaho ngaho mu ntara zose. Ni by'iki gihe kuvuga gahoro kutumvikana ko ntakumva neza. Ni by'iki gihe. Iby'iki gihe birakaze urumva ibiciro by'amahara kubiriye abakene bagurira ku biciro byo hejuru abakire bagurira ku biciro byo hasi nko muri ameshopu abasirikare n'abapolisi n'abategetsi bagurira ku biciro byo mu nganda none rubanda rukagurira ku biciro biri hanze amaduka ya FPR inkotanyi ahenda kubiye akabizamura ibiciro abaturage ari abashomeri batagira munsi y'urugo batagira akazi batagira aho bakura amafaranga bakicwa n'inzara n'ubukene n'ubushomeri amabi yose yarabagwiririye. None ako ni akarengane k'ibihekane bararenganyijwe rero nta kundi bagira bate. nta umurengezi ni Yesu na Nabi Muhammad na Buddha noneho n'Imana ikabagotesha abamarayika bagora abanyarwanda nyamara izabagonyora. Akaboko k'Uwiteka nikahasesekara bazakirana nako akahite kabagonyora kubera bakoreye rubanda ibyamfura mbi gusa. Burya kenshi abantu baba batareba ibikorwa no kubatizera ahubwo bareba ibikorwa bagendana n'igihe naho se bareba nk'ibyo bariganyije birunze hariya bakavuga ngo bazi gukora ngo uwo ni umusaruro kandi nyamara ari ibintu byuzuyemo umuvumo kuko byariganyizwa ari uburiganya gusa bibitseho. Ibyo byatuma rero batagira umugisha uturuka ku Uwiteka ibyo batunga byose nk'ibyo ku ntenyo ibya mirenge ku ntenyo byose bibabera impfabusa. oya bibabera imfabusa hari icyo babaye ababifite cyangwa se ababishaka bazakiba kuko umuvumo ni karande ubwo ibyo bakora bashobora kuba barabizunguye muri Karinga abari abuzukuru ba Karinga n'abana babo ubwo urumva n'abuzukuruza babo ubwo nibyo wabitegaho nta bintu byo kurengera rubanda baba bafite ahubwo bibahutaza gusa nibyo bagira. N'izina ry'umwana w'umunyarwanda nzaba ndora urumva tugomba gukomeza twamagana akabi kabise kuko twiyemeje guhagurukira ibitagenda mu Rwanda tubyamagane tubivumira ku gahera Uwiteka azabidufashemo abagoteshe ba marayika bahagarikwe maguru mashasha bagora abanyarwanda bose. Ntawamenya bizakunda kuko n'abambere bavugaga ko bitakunda nk'inkotanyi ntizari zizi ko zashobora Habyara na Habyara ntiyari azi ko zamushobora ariko byarikoze bitewe n'igihe .com igihe kigeze ibintu birahinduka hakaza ibyiza cyangwa hakaza ibibi ariko Imana ibishaka ibyiza bazana ibibi hiteye bagonyora. reka tubihe igihe wa mugani wawe Imana n'ibizi igihe cyayo ibintu biha igihe kikacanga byose kikabishobora igihe kivungagura ibuye rikavamo umucanga tukawubakisha igihe wakiveba koko. Bariya rero ni toto iyo suri y'imonogoje Uwiteka yabateraho yabomekaho bahita bibura isekonda imwe. amakuru ya Fast Lady n'abana makuru ya Fast Lady w'abaruda n'uturuda duto tutarafata irangamuntu n'abazifashe bose barahari barahabaye n'inshuti z'abaruda n'abaruda muri rusange imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga bahagaze bwuma bumetalike bacanye ku maso. Okay. Yego. guca
sha nabyo ikibazo ni igihe. ikibazo ni igihe ariko bose ubu barakangutse nta muntu ukigona ngo bakomeze bamworose ba mukeba bacu bakomeze bamworose akomeze agone ntawe ukigona bose bacanye ku maso bari maso ntawe ukibikirwa aho ngaho. Yego yego kama n'ibiciro bamugani wacu wo mu ntara bitoroshye bwabo muri Kigali mwe n'ibikaze iwanyu kuko bitwaza ko byagiyeho n'amatike yo kubikura i Kigali. Urumva iwanyu mu ntara niho akarengane k'ibihekane gaherereye. Intara zose z'u Rwanda n'uturere 30 n'imirenge 416 abaturage bose baragowe ndakurahiye. Bahuye n'uruva gusenya rwa FPR inkotanyi. Ako ni akarengane katagira uko kabarurwa katagira uko kavugwa. ikibazo ni igihe bazabonera ako karengane gashira. Igihe kizagera akarengane kazashira n'ibyenda gusa nkabyo. Ibyo byose bizashira kuko n'ingoma ya Idi Amin Dada yarashize, ingoma ya Farawo yarashize, ya Nebukadineza yarashize, iy'Abaroma yararangiye. Ibyagiye nka Nyomberi ngira ngo mu bitabo by'amateka urabiza. Amateka ntajya babarira abatekinikaji batekinika rubanda kandi ntabababarira kubandikaho ibibi n'amabi byabaranze. Yego yego 2024 mwiteguye mute? 2024 twiteguye kurahirira kuyobora Repubulika y'u Rwanda. Nta bindi twariteguye birenze 600%. Karahira se nta matora? Amatora yaba ataba kuko hari inzira ebyiri. Atanabaye nkajya kurahira nabyo byakunda, yanaba nabwo nkajya kurahira nabwo byakunda. Yego haba plan A up to plan Z. Rero muri politike inzira zose zigerayo. Nta nzira itagera i Roma, nta nzira itagera muri Amerika, nta nzira itagera mu Bwongereza. Imigabane yose n'Afurika no mu Rwanda mu rw'imisozi 1000 ntaho rwose bitakunda, byose birakunda. Byo byari bya kera, itekinika ryari rya kera, iryo ryacyuye igihe. Ubu abantu bacanye ku maso nk'uko twabisobanuye haruguru hariya. Bamwe bamenyereye kugarirwa n'ibashyiramo imyugariro n'ibihindizo se urumva bizakunda kugira ngo ujye mu ruhando? Bizakunda, ibyo bihato bizavamo kuko na Saddam Hussein yabishizemo muri Iraq bivamo, Gaddafi muri Libya abishiriramo ba mukeba bivamo, Bashir muri Sudani abishiriramo ba mukeba byavuyemo, Ben Ali muri Tunisia yabishiriyemo abantu turage byavuyemo, Mubaraka muri Misiri yari yarabishiriyemo abaturage byavuyemo, Mobutu Sese Seko yari yarabishiriyemo aba Congo DRC Zaire byavuyemo. Ni ukuvuga na Idi Amin Dada yari yarabikwikiyemo bikaze cyane ariko byavuyemo. Abakoroni muri Afurika bari barabihaditsemo ariko nabyo byavuyemo. Abami mu ngoma Karinga Nganji bari barabihaditsemo nabo byavuyemo. Ni ukuvuga n'aba bo muri Repubulika babihadikamo ariko bucya byavuyemo nabo bakavuga bavuyemo banavuyeho. ariko nk'uko bivuze abo bagabo bose n'uburyo utondetse abantu b'amanyamateka bose ntabwo byavuyemo mu mahoro, bakuweho n'umututu. Ni ukuvuga agatoki kamenyereye gukomba gahora gahinnye. Ni ukuvuga baba bavuga ngo kotapi nijyamo bayihondeseza inyundo n'ingufu, ngo n'ubutegetsi ngo babwimika ku ngufu, bakiyimika ku ngufu ngo bazaveho babatekaguye. N'ubundi ibikoresho bajya kubirangura muri ya yandi yose banyaze rubanda ngo ni imisoro, n'ubundi bikarangira bibatobaguye kandi nabyo bigatwarwa na ba mukeba babo n'ubundi bakabyigaruriza kuko byari ibyabo kuva na mbere kose, usibye ko bari barabibapapuze barabibanyaze.
yego yego nawe tureba yego yego tuzareba birakaze. birakaze kuko izo nzira zose wavuze z'abo bagabo ni inzira zabayeho zirimo n'ababaye ibitambo n'ikinato ni byinshi kandi ni benshi kandi bose ikibazo cyarakemutse. Rubanda rwaje kugenda rubyina Toto Victory nyuma yaho barishima baranezerwa bakemura ibibazo barandurana n'imizi byose bajugunya muri mondisi ibyabagoraga. Yego yego tega amaso turebe n'igihe. yego dukomeza dusuzuma ibitagenda mu Rwanda no mu banyarwanda abategetsi n'abategekwe bidashoboka. uraza ugira ngo ugiye gusuzuma no kwandika wabona n'ibitabo bandikamo. Abahanga bamaze kwandika amateka y'u Rwanda ameza n'amabi, ariko ameza ashobora kuzaba make amadega akaba ari yaremera ibiro byinshi. Yego hari ibirenga igipimo umuntu akabura ukazatuma akabireka akabiha amaso gusa. ariko kubera ubu abahanga b'ibinyejana n'ibinyabihumbi bavuka basumbana barutanwa, ubwo abakera ntibandikaga, ni nayo mpamvu na Ruganzu ibye bitagiye ahabona. ariko twe ntituzamera nka Ruganzu, ntakatwisoba buri kamwe kose kafitiwe data, kafitiwe ububiko. ubuhunikiro ni bwinshi twabwubatse mbere. Amateka meza turayabika, amateka mabi turayabika, yose azaba ari amateka y'igihugu, azajya mu bitabo ndangamurage y'abanyarwanda. bazabaho abana n'abuzukuru abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure bazasanga ibyo bitabo by'amateka. amabi n'ameza yaraza abanyarwanda. yego yego ikibazo ni igihe nta mateka yari yabona kubikwa cyangwa kwandikwa. igihe cyonyine, igihe ni dictator, kandi igihe ntabwo ari umuyobozi mwiza. igihe iyo ukishinze ngo ukomeze uryoherwe nk'uko imbeba iryoherwa utunyobwa turi mu mutego cyangwa turi mu mwobo, nyuma igatsakirirwayo, n'aba bategetsi b'abanyabitugu b'abanyafurika bakomeza kuryoherwa batazi ngo amateka azabatsakirirayo, abanyweza bakomeze none abakubite barayi mu gahanga. yego yego rero nagira ngo mbasoze. ukoze umuti mpirimbanyi, komera ukomeze udusuzumire ibitagenda iyo mu ntara zose, mu turere twose muri Repubulika y'u Rwanda no mu bubanyi n'amahanga hose turayoboye, ntugire impungenge. Okay. yego yego